ushobora kuba wahitamo ndetse ukahakorera buri kimwe cyose ushaka, yaba ibikorwa bigendanye no gucuruza ndetse na alimantasiyo ndetse n'ibindi bikorwa byose wumva ushaka kugira ngo ubagirire. Aha ngaha mubona ni mu gihugu cya Oman. Aha ngaha ni ahantu twatembereye, ni ahantu ushobora kuba waza ugahitamo inyubako ewana, ni inyubako zikoze mu ikoranabuhanga kabisa, urayifata ukayiterura ukayijyana mu cyerekezo ushaka, ukahakoreramo ibintu byose wumva wifuza. Kugira ngo muri kubona aba ngaba ni abatekinisiye kabisa, bicaye baravuga ati twebwe tugiye gukora umushinga wo gutegurira abantu mu buryo bworoshye nk'amazu y'ubucuruzi cyangwa se amazu bashobora kuba bashyiramo ibintu bigiye bitandukanye, kugira ngo murimo murayabona. Uko bisa kose ni inzu, haba harimo inzu zifite ibyumba bibiri, amatoyileti abiri, hakaba harimo inzu ifite shambure imwe, icyumba kinini kabisa ushobora kuba wakoreramo ubucuruzi nta siteresi ndetse nta n'uwo kujagata. Hanyuma igiciro ni ku mafaranga makeya kabisa, n'inzu cyangwa se ahantu ushobora kuba wakorera ibyumba bibiri na salo ndetse n'amatoyi abiri, wishyura ahangaha amariyari 1,500. Hanyuma ushaka nanone nka shambure imwe nini kandi nabwo wakoreramo, uragerageza nabwo bakayiguhera amariyari 1,000. hanyuma ngira ngo muri kubibona ni ahantu hameze neza cyane, wahitamo neza nawe ukaza